Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha, amahoro n'amahirwe. Uwiteka atangira ubuntu bibane namwe mwese mu izina rya Yesu. Mbese muri amahoro. Mureke dushime Imana mbere y'ibindi byose, ubuntu iba yatugiriye kuba tugihumeka niyo tubikesha. Izina ryayo ryera rihabwa icyubahiro. Twicishije bugufi mu mitima dushima Imana. Turagushimye Data wera, turaguhimbaje. Abana bawe abato n'abakuze tuje imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira kugira neza gutangaje cyane kubana natwe ibihe byacu byose. Tugushimira urukundo rutarondoreka, rutagerwa, rutagereranywa, rutugaragaraho. Udukunda ubihimbarizwe kubw'ineza utugirira. Turaje rero we muganga utavurira ibihembo kandi utagira indwara n'imwe unanirwa, kugira ngo tuvure uburema bwo gukiranirwa tumaranye igihe kinini tubayeho, maze Data duhindurirwe amateka n'imbaraga mvajuru, kugira ngo dushobozwe nawe kubaho uko ushaka n'uko wishimira, kuko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigwa gifite umutwe uvuga ngo umuti w'uburema bw'icyaha warabonetse. Umuti w'uburema bw'icyaha warabonetse. Kubera ko dukunzwe na Data, urukundo rutarondoreka, rutagerwa, rutabasha no kugereranywa, birenze byashoborwa n'Imana yabiremye gusa. Imana ishimirwa urwo rukundo rutarondoreka idukunda. Dusome isomo riboneka mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo waho wa 19. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Haravuga hati: nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Imana ishimwe. Dukwiye kwihana kandi tukihanira kureka tugahindukira, kugira ngo ibyaha byacu bibashe guhanagurwa kandi iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, tutakikoresha imbaraga za kamere, ahubwo tuyobowe n'imbaraga y'Umwuka wera idushoboza kubonera no gutungana kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, atari ukubyihana wongera ubisubiraho, ahubwo dukwiye kwihanira kureka tukihana ibyaha kandi tukabicikaho. Ariko ntitwareka ibyaha kereka twiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntacyo byatumarira. Icyagira icyo kitumarira gusa ni uguhinduka tukabireka, ntidukomeze kubaho uko twari dusanzwe, ahubwo tugahindurwa n'imbaraga mvajuru, tukareka icyo cyaha burundu. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka z'ibyaha. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bazagusha aho kurizwa no gukora icyaha. Barizwa n'ingaruka bazagira aho kurizwa n'icyaha bakoze. Umuntu abasha gusambana ari umukobwa agaterwa isoni nuko azatwara inda, nuko yakwandura indwara. N'umuhungu ni nk'uko abasha gutinya ko yakwandura indwara, cyangwa babasha gutinyishwa nuko abantu babafashe, aho kugira ngo batinyishwe nuko bakoze icyaha. Kandi ijuru riba rihagaze hariya rireba. Imana ireba ikintu cyose ukora, nubwo wagikorera mu bwihisho buri kure, ikababazwa n'uwo mwana wayo yacunguye, imucunguje amaraso y'igiciro cyinshi, uhaye icyubahiro Satani, yemera kuba igikoresho cya Satani aho kuba igikoresho cy'Imana. Uwiteka Mana igira neza,
utabara imitima y'abana bawe kugira ngo twe gutinyishwa n'uko abantu batubona, ahubwo duterwa agahinda no kubona uko tubona twaracunguwe tugacumura. Ubidushoboze turabigusabye. Dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere ku ipaje y'101, isubi ya kabiri ya gatatu. Haravuga ngo nta kintu Satani atinya cyane nk'uko abana b'Imana batunganya inzira bakuraho inkomyi zose, kugira ngo Uwiteka asuke umwuka we ku itorero rye rihenebera kandi ridashaka kwihana. Ahangaha iyo tuvuze itorero ntimugire ngo ni ku rusengero, ngo ni inyubako y'urusengero, ngo ni amategeko y'itorero, ahubwo ni inzu yawe ku giti cyawe, ni umutima wawe ku giti cyawe, tuzirikana ko imitima yacu ari insengero z'umwuka wera. Imana itugirire neza tubashe gusobanukirwa ibyo, kugira ngo Satani atinye cyane umuntu wese wiyegurira Imana, akuraho inzitizi zatuma imigisha y'Imana itabasha gusukwa kuri we ngo maze yihane. Iyo Satani yabishoboraga, ntihashobora kubaho ububyutse ukundi, bwaba bukomeye cyangwa bworoheje, kugeza ku iherezo ry'igihe. Ariko ntabwo tuyobewe amayeri ya Satani. Birashoboka ko twarwanya imbaraga ye igihe inzira yo kwakira umwuka w'Imana izaba iteguwe. Umugisha uzatangwa. Satani ntashobora namba kwimira imigisha Imana icunshumurira ku bwoko bwayo, nk'uko adashobora gufunga amadirishya y'ijuru ngo imvura itagwa ku isi. Ni ukuvuga ngo ntidukwiye guhanga ibibazo amaso, ahubwo dukwiye guhanga amaso Umucunguzi watuneshereje, akatubashisha kubaho uko ashaka n'uko ashima, akaducunshumuriraho imigisha. Nk'uko Satani atabasha kubuza imvura kugwa, niko atanabasha kubuza umwana w'Imana kwakira imigisha ijuru ryamugomororeye, ijuru rimucunshumuriraho. Turabizi abagome n'abadayimoni ntibashobora gucubya umurimo w'Imana cyangwa gutuma Imana itabana n'ubwoko bwayo mu materaniro, niba n'imitima imenetse ishenjaguwe batura ndetse bakareka ibyaha byabo. Satani ibyo ntabasha kubikoma mu nkokora, n'abadayimoni be ntibabasha kubikoma mu nkokora, igihe nta kanzu na gato twabahaye ko kwinjiriramo mu kwizera kwacu. Kandi mu kwizera bagatitiriza amasezerano bahawe. Dukwiye gutitiriza amasezerano twahawe n'Imana, maze mu kubw'ibyo buri kigeragezo na buri nzitizi yose, byaba bigaragara cyangwa se ari ibanga bitagaragara, bishobora gutsindwa n'imbaraga mvajuru, nk'uko muri Zakariya ibice 4:6 havuga ngo si kubw'amaboko kandi si no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, ni kubw'imbaraga z'Imana twahawe. Kubw'ibyo rero ntidukwiye kwifata amaneneka, kuko twaracunguwe kandi twaguzwe igiciro gikomeye cyane. Umuti w'uburema bw'icyaha warabonetse. Ahacu ni ukwemera kunywa, maze ukabasha kudukiza uburema bwo gukiranirwa, ukabasha kudukiza intege nkeya ziba muri twe, ukabasha kudukiza kugwa no kugwaguza kutubonekaho, ahubwo tukabasha kuba turi mu gihome cya Kristo, turinzwe n'ingabo z'ijuru zitabasha kuvogerwa n'ibitero by'umwanzi Satani. Nahanjye ni nahawe kwinjira muri Kristo kugira ngo urindirwe muri we. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Naho ubundi ni ukubera amaso ubugingo bwacu, kuko iminsi irushijeho kuba mibi. Imigani igice cya 5 umurongo wa 22
Imigani igice cya 5 umurongo wa 22 haravuga ngo umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe kandi azakomezwa n'ingoyi y'icyaha cye, ariko nagicikaho akava mu kigoyi Satani yamuteze akinjira mu biganza bya Kristo waducunguye wadutsindishirije, azarindirwamo ab'amahoro masa, kuko umuti warabonetse twemere kunywa gusa. Yohana ibice 12 umurongo wa 32 kugera 33 haravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Ubwe Kristo yaravuze ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi, kandi yaramanitswe ku musaraba i Golgota, nzireherezaho abantu bose, ari wowe nanjye. Kristo araduhamagara ngo tumusange aturuhure. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo, kuko ntiyapfuye kuko yakoze icyaha, kuko ntiyapfuye kuko hari ikindi kintu na kimwe kibi kimugaragaraho, ahubwo ni kubw'ibyaha byanjye, ni no kubw'ibyaha byawe. Nshuti muvandimwe, tubitekerezeho neza. Urupfu yapfuye, uburyo yasize icyubahiro yari afite mu ijuru, uburyo yaje kudushakashaka, uburyo yasanze twarakiraniwe hari umworero udutandukanije n'ijuru, uwo mworero akawusibisha amaraso y'igiciro cyinshi yasheshe ku musaraba ku bwanjye no ku bwawe. Nyabuneka reka duhanga amaso urwo rukundo rutagerwa rutagereranywa twakunzwe, bitume tubasha kuba maso, maze turwakire umuti warabonetse n'ahanjye n'ahawe byo kuwunywa, kugira ngo dukize ubwo burema bw'icyaha, kugira ngo dukize intege nke tugira, kugira ngo dukize kugwaguza, maze tuzaraga ubugingo buhoraho. Imana ishobora byose, udusigira umuti ku maso kugira ngo turusheho kurebesha amaso y'umwuka, tubone urukundo twakunzwe, kandi tumenye igiciro cyinshi twaguzwe n'ububata twabatuwemo bw'icyaha, kandi tunasobanukirwe ibyiza duhishiwe kwa Data mu ijuru, aho tuzabona ingororano iheranije, tuzabana n'umucunguzi wacu ubuziraherezo, aho tuzibagirwa ibyaturuhije n'ibyaduhangayikishirize muri isi y'akaga, kuko umuti warabonetse twemere kunywa kandi dukizwe nawo, dutandukane n'icyaha, tubane n'umucunguzi wacu udutegurira agakiza katagerwa katanarondoreka, tutabasha kugereranya. Imana kubw'ubuntu bwayo ikore ku mutima wa buri mwana wayo wese wumvira ijambo, kugira ngo duhindurirwe amateka nayo kubw'ubuntu bwayo. Reka dukomeze tureba amagambo aboneka mu butumwa bwatoranijwe ku ipaje volume ya mbere, ku ipaje y'102. Ubutumwa bwatoranijwe ku ipaje y'102. Turi mu minsi ikomeye y'impongano, mu gihe ibyaha byacu mu kwatura no kwihana bijyanwa mu rukiko imbere y'urubanza rurangira. Muri iki gihe Imana ntiyemera ubuhamya bupfuye kandi butuzuye. Ubuhamya nk'ubwo ntibushobora kuba ukuri kw'iki gihe. Ubutumwa bw'iki gihe bukwiriye kuba ibyo kurya by'igihe gikwiriye byo kugaburira itorero ry'Imana. Ariko Satani yakomeje gushaka kuvutsa ubutumwa imbaraga yabwo, kugira ngo ubwoko bw'Imana
udashobora kwitegura guhagarara ku munsi w'amateka. Twararokowe, amaraso ya Yesu yaradutsindishirije, atwuhagiraho inenge y'icyaha iyo ari yo yose. Umuti warabonetse, ahasigaye twemere tuwunywe, kuko ibi bitero bya Satani ntacyo bizaba bikivuze kuri twe. Twaracunguwe. Ngo mbega ukuntu ibi bihe bikomeye ari iby'igiciro kandi ari ingenzi. Buri muntu wese muri twe afite urubanza rumutegereje mu rukiko rw'ijuru. Twese, umuntu ku giti cye azacirwa urubanza rukwiranye n'ibyo umuntu yakoze akiri mu mubiri. Tube tubizi neza yuko ibyo dukora byose, ijisho ry'Imana ntirihuga, ntirihumbya, riratureba, kandi ibyo dukoze byose marayika byandikana ubushishozi mu gitabo cyo mu ijuru, ku buryo ibyo dukora tukiri muri uyu mubiri nibyo bizaduhesha gutsinda uru rugamba turiho, kandi ni nabyo bizatuma dutsindwa niba twarabifashe maneneka tukagenda biguru ntege. Kandi umuti warabonetse tukirengagiza kunywa, kandi imbaraga y'Imana twarayisezeranijwe tukirengagiza kuyakira, kugira ngo tuyikoreshe tukiri muri iyi si, itubashishe kunesha kuri uru rugamba turwana n'ibitero by'umwanzi. Mu buryo bugaragara bw'igishushanyo, igihe umurimo w'impongano wakorwaga n'umutambyi mukuru muri iyi si, yinjiraga ahera cyane h'ubuturo bwo mu isi. Abandi bantu basabwaga kwibabaza ubwabo imbere y'Imana, bahatura ibyaha byabo kugira ngo bihongererwe kandi bivanweho. Iyo umutambyi mukuru yabaga ari ahera cyane, mu buryo bugaragara ari gutambira ibyaha by'abari mu isi, abantu nabo ntibigumiraga aho ngaho bidamarariye, ahubwo basabwaga kwibabaza ubwabo imbere y'Imana, bakatura ibyaha byabo kugira ngo bihongererwe kandi bivanweho. Abatabikoraga bakurwaga mu itorero bagatabwa inyuma. None se ibidusabwa bizaba bikeya mu murimo nyawo wo ku munsi w'impongano? Mbese twebwe twegereje urubanza ruheruka, kandi dutambirwa na Kristo waducunguye, watubabarijwe, wikoreye ibyaha byacu ku musaraba w'isoni. Nitwe tubazwa bike igihe Kristo avuganira ubwoko bwe mu buturo bwo mu ijuru. Kandi icyemezo cya nyuma kidasubirwaho kigiye gufatwa kuri buri muntu. Ngaho ibaze, mbese ko icyemezo cya nyuma kigiye gufatwa, nta bundi buryo, nta wundi Kristo uzongera kuvuka ngo aze kuducungura. Ibyo ko byakozwe byarangiye. Ubu akaba ari mu buturo bwera bwo mu ijuru imbere y'Imana, adutangira impongano, akidutakambira. Igihe azaba arangije umurimo wo kudutakambira, agahaguruka ku ntebe y'imbabazi, mbese nzaba ameze nte? Mbese uzaba umeze ute? Mbese tuzaba tugize amahirwe yo gutsinda, yo kuba mu bakiranutsi, cyangwa tuzaba turi mu kaga ko gutsindwa by'iteka ryose? Nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba, bagenzi bagana Siyoni, dutekereze ko Kristo ari mu buturo bwera dutakambira. Twibuke ko marayika wandika udasobwa, tutazi umunsi n'igihe azagerera ku izina ryanjye cyangwa ku izina ryawe. Tutazi umunota, umwanya azakugeraho. Mbese azakugeraho asanga umeze ute? Ese wamaze kwinjira mu bwihisho bw'Imana urindiwemo, uri amahoro masa? Cyangwa uracyahuzagurika hanze nturamara kwinjira? Bigishoboka, mureke dutakambire uwaducunguye, tubashe kwinjira neza mu gihome, tube dukingiwemo, ku buryo
tutakirindagira hanze yacyo ngo umwanzi Satani abe yadushimutira aho hanze. Iyi nkoko ibonye agaca kasheze mu kirere, ifite ijwi ibwira abana bayo ko bikomeye agaca kasheze, maze abana bakumva vuba na bwangu bakirwanyira munsi y'ubwigobeko bw'amababa ya nyina, nyina ikababundagaraho. Hari ubwana buba bwatoromye bwagiye kure, iyo bubonye butakibashije kugeraho nyina iri, bwihishaho buri. Akari mu gutambatamba katabashije kujya mu bwihisho, ako niko agaca karaha kakakajyana, ubuzima bwako bukaba burarangiye. Umwanzi Satani asheze kurenza ako gaca gashaka imishwi, arazerera nk'intare yivuga ishaka uwiconshomera. Abakijandajanda batarabasha kwinjira mu gihome cya Kristo ngo barindirwemo, abo bazanurwa n'ako gaca, abo bazasingirwa n'iyo ntare yivuga, abo bazasingirwa n'ibitero Satani ateza by'uburyo butari bumwe. Ariko iyo uri muri icyo gihome, nubwo ibigeragezo by'uburyo butari bumwe byakugeraho, kuko urinzwe n'imbaraga y'ijuru, ushinze imizi muri we, ntubasha guhungabanywa n'umuyaga, ntubasha gutembanwa n'imivo, uba uhagaze ufite ibirindiro muri Kristo, ukarindwa ugahaba amahoro masa nk'uko byagendekeye Yobu mu byago yagize by'uburyo bunyuranye tuzi, mu bigeragezo by'uburyo butari bumwe, kugeza igihe abuze urubyaro rwe, abura ubutunzi bwe, inshuti n'abavandimwe bamubwira amagambo yo kumukomeretsa umutima, n'umugore we aramubwira ati watutse iyo Mana yawe ukipfira, kandi uko kuyituka si ikinini cyari bumworohereza uburibwe yari amubwiye, ahubwo kwari ugukomeretsa umutima we. Ariko kuko yari mu gihome cya gitare, yaravuze ati ndabizi neza nubwo napfuye umubiri wanjye ukabora, ariko igihe gikwiye nikigera amaso yanjye azabona umucunguzi wanjye, n'amaso yanjye sayundi. Bene data bavandimwe, icyampa kugira ngo natwe tubashe kugira ibyiringiro bihamye muri Kristo, naho imiyaga yashega, naho isi yahindagana, ariko tube dushinze imizi muri Kristo, turi mu gihome cye, nta kibasha kutuvuvunura mu biganza bye kubw'ubuntu bwe. Nibyo mbasabira kandi nanjye mbyisabira, kugira ngo tubashe gushinga ibirindiro muri Yesu. Mbese muvandimwe, inshuti yanjye, uracyajandajanda hanze? Ndacyajandajanda hanze? Niba tukijandajanda hanze, Satani azatwamukana nk'uko agaca kamukana umwana w'inkoko, umushwi ukijandajanda hanze, utarabasha kwinjira mu bwigobeko bw'amababa ya nyina. Mana, udusigire umuti ku maso, kugira ngo tumenye aho duhagaze uyu munota, kandi tuhabwe imbaraga za mwuka. Niba tutarinjira mu gihome, tubashe kwinjira mu bigishoboka. Imana itugirire neza. Tumeze dute muri iki gihe giteye ubwoba kandi gikomeye? Mbega ubwibone buri mu itorero, mbega uburyarya, mbega kubeshya, mbega urukundo n'imyambarire ibitagira umumaro no kwinezeza, mbega gushaka kwishyira hejuru. Ibi byaha byuzuye intekerezo, bigatuma tudasobanukirwa agaciro k'ibizatubaho, ntidusobanukirwa agaciro k'ibyiza bizahoraho, ahubwo tukagira ngo uko tumeze none niko bizahora. Ntidutekereze yuko abazavuka ubugingo buhoraho
bazagira akaga gashishana, bakaba barimbutse by'iteka ryose, bakagira ngo niko bizahora, inyamara siko bizahora. Dukwiye gusobanukirwa byimbitse agaciro k'ibizahoraho, akaba ari byo duhanga amaso. Kuko iyo umuntu akoze icyaha gikomeye, aterwa ipfunwe n'igisuzuguro y'uko yagikoze, bikamutera ndetse kwihana bya nyirarureshwa. Ariko iyo ufite uburyarya ntujye ubitekerezaho. Hari utwaha dutoya ubeshya ntubitekerezeho. Hari gukunda ibitari byo gukundwa, gushyira imbere imyambarire no kwigaragaza no kwinezeza no kwishyira hejuru. Ibyo ugatekereza ko ntacyo bigutwaye, nyamara ibyo bibasha kugundirwa bikakuvutsa ubugingo. Ese ntitwari dukwiriye gushakira mu byanditswe kugira ngo dusobanukirwe aho turi mu mateka y'iyi si, maze ugaha umuti warabonetse, uwo muti ukawunywa? Kristo yaraducunguye, igikorwa cyarabaye kirahagije kandi kiratunyuze. Ntiyarekeye aho, yatwandikishirije imiti, ari byo byanditswe byera yaduhaye, ndetse agerekaho na gahunda y'uko tuzayinywa mu byanditswe byera, n'uburyo tuzarushaho kubisobanukirwa mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi twahawe. Nyamara akaga gashishana kandi gakomereye ubugingo bwa buri wese muri twe, ni uko iyo miti twarayiguze ndetse tuyigura inahenze, kuko abayikoze nabo bakoresheje imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bagene imiti izavura buri ndwara n'uburyo azayinywaho. N'umuganga mu buryo busanzwe aragusuzuma akamenya uburwayi ufite, akakwandikira imiti kandi akaguha amabwiriza y'uburyo uzayinywa. Iyo iyo miti uyizanye ukayibika mu kabati, ntabwo ubasha gukira, iyo ndwara irakwica. Kristo yaraducunguye birahagije, atwoherereza n'umuti uzatuvura muri uru rugendo amavunane tuzahura nayo, ari ibyanditswe byera. Ayongeraho na gahunda y'uburyo tuzarushaho kuyinywa tukabisobanukirwa, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi natwe twagize ubushake bwo kugura iyo miti muri iyo farumasi, bwo kuyijyana no kuyigeza mu rugo. Akaga kari ku bantu bayigejeje mu rugo, bakayimanika kuri etajeri, bakayimanika mu makabati, bakayishyira hariya ntibayimire ngo maze ibe muri bo ibakize. Abo bazapfa, babura ubugingo buhoraho, kandi imiti barayihawe, baranayiguze, baranahawe n'amabwiriza yo kuyinywa, ariko umwanzi Satani akababuza kuyimira. Mana ihoraho ishobora byose, izi ntege nke dufite, isobanukiwe neza ibitero tugabwaho, shoboza abana bawe, abahungu n'abakobwa, abato n'abakuze, kubasha gusoma ibyanditswe byera twandikiwe, kubasha kureba ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi twohererejwe, kugira ngo tubashe kubirya bibe muri twe, bitubere icyungo kitwunga n'ijuru, bidushoboze kuzatsindisha ngo handitswe ngo, kuko tuzaba twarabisomye ibyo byanditswe biri muri twe, bitakiri kuri etajeri, ndetse tudafite inzara n'inyota yo kota umuriro wacanywe n'abandi ngo abe ari we utumara imbeho, ahubwo buri wese akishakira uburyo bwo kwicanira uwe, akamurika urumuri rwe atamuritse urumuri rw'abandi. Kuko umuntu wese azibarizwa imbere y'Imana ku munsi w'urubanza, asobanura ibye, ntawe uzasobanurira iby'undi. Amurikisha urwe rumuri, ntawe uzamurikisha urumuri rw'undi.
nk'uko byagendekeye abakobwa 10 batumiwe mu bukwe. 5 bari bafite amavuta mu mperezo zabo, abandi 5 amavuta yakamye. Ntabwo bari bakibashije kumurikisha urumuri rw'abakobwa 5 b'abanyabwenge bafite muri zabo. Igihe basubiye gushaka, igihe cyahise, nyuma y'igihe si igihe ni igihe. Baragarutse basanga urugi rwakinzwe, Kristo atarahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Nshuti muvandimwe bagenzi bagana Siyoni, nimufate igihe cyo gusoma ibyanditswe byera n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, niho muzabasha gusobanukirwa amacenga y'umwanzi Satani, maze imitego yaduteze ibashe gukurwaho. Nahanditswe ngo kubera ko twamize iyo miti ikaba iri muri twe, uburwayi bw'icyaha bukire, dukingirwe n'amaraso ya Kristo. Urukingo rumwe kuri iyi si ya rurema ni ukuba muri Kristo, akadukingira ibitero by'uburyo butari bumwe umwanzi Satani yatugabaho. Imana ibidushoboze. Kubw'urukundo dukunda, natwe tubyakire. Kubw'urukundo tuyikunda, tubisanga n'ingoyi tukiri muri ubu buzima. Ese ntidukwiriye gutekereza neza ku mirimo irimo kudukorerwa muri iki gihe, kandi tukamenya umwanya duhagazemo nk'abanyabyaha? Mu gihe uyu murimo w'impongano ukomeje, niba twitaye ku gukira kw'imitima yacu, tugomba gufata icyemezo cyo guhinduka guhamya. Nahacu gufata icyemezo cyo guhinduka guhamya. Tugomba gushakana Uwiteka, kwihana by'ukuri, kandi n'umutima umenetse, twatura ibyaha byacu kugira ngo bibabarirwe. Ntabwo dukwiriye gukomeza kwibera mu mudamararo. Turimo gusatira igihe cyo kurangira kw'imbabazi. Reka buri muntu wese yibaza uko ahagaze imbere y'Imana. Nahanjye nahawe kwibaza uko uhagaze imbere y'Imana. Ntituzi igihe amazina yacu azavugwaho na Kristo, hanyuma imanza zacu zigacibwa burundu. Ntituzi igihe izina ryacu rizagererwaho, maze imanza zacu zigacibwa burundu. Nyaboneka bavandimwe, inshuti zanjye, igihe izina ryacu ritaragerwaho, kuko tutazi igihe marayika w'Uwiteka ataragera ku izina ryacu, igihe Kristo atarahaguruka ku ntebe y'imbabazi, niducunguze uburyo umwete dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo tube dutunganye, imanza zitaracirwa burundu. Mbega ukuntu ibyemezo bizafatwa bizaba bimeze! Ese tuzaba mu mugabane w'abakiranutsi, cyangwa se tuzaba mu mugabane w'abanyabyaha? Byaba ari akaga tugiye mu mugabane w'abanyabyaha kandi twaracunguwe kubw'ubuntu bw'Imana. Dukwiye rero kuba mu ruhande rw'Imana dukiranutse. Ntidukwiriye kuragiriza kwihana. Ntimukarindire kureka ibyaha byanyu ikindi gihe, no kwishakira umutima uboneye ku bwa Yesu. Ngaho aho abantu ibihumbi byinshi bayobera, bakazimira buheriheri. Ubu sinshaka kubarambira mbatekerereza uko uku kubaho ari kugufi, nuko tutagutegeka kuko musanzwe mubizi. Ariko rero icyo nshaka kugaragaza ni uko kuragiriza no gutinda kwemera kumvira ijwi ry'umwuka wera w'Imana riduhendahenda, guhitamo ari akaga gakabije kandi gateye ubwoba. Nubwo benshi batabizi, akaba ari bwo buryo ariho babasha guhera.
nta kwibwira ko akaha nubwo kaba ari gato nitukagundira kazadushyira mu kaga ko gupfa buheriheri. Icyaha dusabwa gutsinda nitutagitsinda cyo kizadutsinda kiturimbuze. Ntukarebe icyaha ngo ugisuzugure, nubwo ubasha kugisuzugura ngo ni gito. Igicumuro cyose ducumura n'ubuntu bwa Kristo bwirengagizwa mugahinyura, ingaruka zabyo zizadukoraho. Gukora ibyo bibatera kwinangira imitima, bigatuma ubwenge bugukinya, ntitube tukibasha gusobanukirwa neza iby'icyaha. Benshi bafata umurongo bagahumuriza imitima yabo, bibwira ngo ibyaha bakora ni bito. Bibwira yuko bashobora gukinisha imbabazi z'Imana, bagahitamo Satani ngo ahari bizabashobokera igihe bazaba bashije kubivamo. Nyamara akamenyero ko mu bugingo iyo kamaze kurema imico mbonera y'umuntu, ntaba akibashije gukurikira Yesu. Mbese ingeso mbi nsa nko kwifuza kuri kumwe, iyo kugundiriwe ntikubasha gukinga amadirishya y'ijuru, maze imbaraga zose wabashaga kubona zigutera kunesha zigakurwaho. Kristo yiteguye kudukiza ibyaha, ariko ntahata. Utabishaka tubikora ku bushake bwacu. Kandi niba umutima wacu ushimikira ibibi kuko twabigize akamenyero, tukanga gukizwa n'imbabazi za Kristo, dushobora gukora n'ikindi kibi. Tuzaba twiyahuye kuko twanze urukundo twakunzwe twagenewe. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo, nk'uko tubisoma mu rwa 2 rw'Abakorinto 6:2. Ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Nahanjye nahawe kugarukira Imana. Uwiteka ari mu mutima w'umuntu, aho umunezero n'agahinda bikunda kubisikanira. Uwo mutima utaguma hamwe, uyobya w'ikirara, icumbi ry'uburiganya bwinshi n'ubuhenzi. Uwiteka azi ibyo utekereza, icyo ugambiriye kuzakora cyose, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Uko uzabigenza nuko nimumusangana imitima yanyu yanduye uko iri kose, azayeza ayitunganye, kuko Imana niyo irondora imitima akamenya intekerezo. Iyo urebye ibiriho n'ibizabaho, Uwiteka abibona byose, kuko imikorere yacu n'imigenzereze yacu ntacyo twamuhisha. Tujya twifata mu mugongo tukihumuriza ngo aka kaha ni gatoya, ngo aka kaha ni gato. Inyamara nta cyaha na gito kibaho imbere y'Imana. Hari igihe tuvuga ngo igicumuro kibaye gito mu maso y'umuntu no mu maso y'Imana naho mu maso y'Imana kibasha kuba kinini, kuko ari nta gicumuro kiba gito imbere yayo. Iyo abantu baciye urubanza babasha kubera ntibarutunganye, ariko Imana igera byose uko biri koko. Tubasha kureba umusinzi tukamuneguriza izuru, akabwirwa ngo wowe ntazajya mu ijuru, ariko tukibagirwa ko uwirarira n'uwikanyiza n'uwifuza nabo ubwabo baba bazagibwaho n'urubanza kandi bazabihanirwa. Nyamara ibyo byaha nabyo Imana ibyanga urunuka, kuko biciye ukubiri n'ubugwaneza n'imico yayo. Na rwa rukundo rutangirika rugosa amasi ataracumuye. Ugwa mu cyaha gikomeye haba ubwo agira isoni zacyo akicuza. Nyamara utwo twaha tw'inyongo bizabugingo, kuko kuvuga ngo ndirarira ndibona, ibyo nibyo ugakora ibyo wishakiye, ibyo nibyo bizarimbuza abantu benshi. Kubw'ibyo rero
dukwiye kwemera tukagengwa n'imico ya Kristo, tukaba muri Kristo, akadukoresha uko ashaka n'uko ashima, tubohowe kubwo urukundo rwe, kuko yaradupfiriye, yaraducunguye, kandi yatuvugutiye umuti uhwanye n'uburema bwo gukiranirwa kwacu bw'icyaha, araducungura, agerekaho n'imiti twahawe yo gusoma ibyanditswe byera uko bukeye bukira, n'ubusobanuro bwabyo butanzwe n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo turusheho kubisobanukirwa. Ni ahacu kunywa uwo muti ukadukiza, kuko nitutawunywa tuzapfa, kandi mu buryo busanzwe ubutarya burinanura, nitutarya tuzapfa mu buryo bw'umubiri, nitudasoma ibyanditswe byera dusenga ngo tugire kwihana turanduye duhindukire, bidushoboze kwizera, muri uko kwizera tuvanemo imbaraga zo kwitanga burundu, byaba ari akaga. Kandi imiti yarabonetse. Inshuti bavandimwe, reka tube mu bwishingizi bw'Imana, turindirwe muri yo ubuziraherezo. Reka dusoreze ku magambo aboneka muri Zaburi 139 umurongo wa 23 na 24. Zaburi 139 umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Haravuga ngo, Mana, ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Imana irondora umutima wanjye, irondora umutima wawe, ikuvugutire, imenye ibyo utekereza, irebe niba hariho inzira y'ibibi urimo, imenye niba hari inzira y'ibibi ndimo, maze inshorerere mu nzira yayo itunganye y'iteka ryose. Uwiteka bidushoboze kubw'ubuntu bwe, twicishije bugufi dushime. Data, turagushimye ko udukunda urukundo ruheranije. Tugushimiye yuko waducunguye twacumuye, kohereza Kristo umwana wawe w'ikinege, umuzigo w'ibyaha byacu akawubambanwa ku musaraba w'isoni, kugira ngo tuzabone ubugingo. Ushimirwe yuko watwandikishirije ibyanditswe byera kugira ngo tubashe gusobanukirwa byimbitse urukundo dukunda. Ugerekaho n'ubuhanuzi kugira ngo turusheho kubyumva biducengere, maze tugire inzara n'inyota yo kumira iyo miti waduhaye. Bibe muri twe, kuko umuntu abasha kudusahura ubutunzi twashakishije amaboko, ariko ntawatuvanamwo ibyo waduhaye byanditswe mu bwenge bwacu. Nicyo gituma urukingo dufite kuri iyi si ya rurema ari uguturiza muri Kristo, tukarindirwa muri we, maze tukagira amahoro masa, atari ku bwacu, ahubwo ari ku bw'imbaraga z'Imana ishobora byose iturinze, tukaba igihome cya Kristo yashyize muri iyi si y'igomero, kirinzwe n'ingabo zo mu ijuru, umwanzi Satani atabasha kuvogera. Aho niho tugusabye kwibera, tubigusabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, Uwiteka abarinde. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura, kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org.
www.warabonetse.org. Kuri telefone guteranya 1 7 1 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.